Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya mbere. Abantu benshi bagerageje kuringaniza igitekerezo cy'imvaho cy'ibyemewe natwe rwose, nk'uko twabibwiwe n'abahereye mbere bigitangira babyibonera ubwabo, kandi bakaba ari abigisha b'ijambo ry'Imana. Nuko nanjye maze gukurikiranya byose neza mpereye ku bya mbere, nabonye ko ari byiza kubikwandikira uko bikurikirana, wowe Teofilo mwiza rwose, kugira ngo umenye ibyo wigishijwe ko ari iby'ukuri. Marayika ahanurira Zakariya ko azabyara Yohana. Ku ngoma ya Herode umwami w'i Yudaya hariho umutambyi witwaga Zakariya wo mu mugabane wa Abiya, wari ufite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeti. Bombi bari abakiranutsi imbere y'Imana, bagendera mu mategeko n'imihango by'umwami Imana byose, ari inyangamugayo. Ariko ntibagiraga umwana kuko Elizabeti yari ingumba, kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Nuko ubwo Zakariya yari agikora umurimo w'ubutambyi imbere y'Imana, kuko umugabane we utahiwe n'igihe, ubufindo buramufata nk'uko umugenzi w'abatambyi wari uri, ngo ajye mu rusengero rw'Uwiteka kosa imibavu. Muri icyo gihe cyo koserezamo imibavu, rubanda rwasengeraga hanze. Maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zakariya amubonye arikangagira ubwoba, ariko marayika aramubwira ati, witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe, kuko azaba mukuru imbere y'umwami Imana. Ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose, kandi azuzuzwa umwuka wera ahereye akiva mu nda ya nyina. Benshi mu Bisirayeli azabahindurira ku mwami Imana yabo, azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya, asanganye imitima ya base n'iy'abana, n'abatumvira Imana azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi, ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe umwami Imana. Zakariya abaza marayika ati, ibyo nzabibwirwa n'iki, ko ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru? Marayika aramusubiza ati, ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana, kandi natumwe kuvugana nawe ngo nkubwire ubwo butumwa bwiza. Nuko dore uragobwa ururimi, kandi ntuzabasha kuvuga kugeza umunsi ibyo bizakuberaho, kuko utemeye ko amagambo yanjye azasohora mu gihe cyayo. Abantu bategereza Zakariya, batangazwa nuko atinze mu rusengero. Maze asohotse ntiyabasha kuvugana nabo, bamenya yuko hari icyo yerekewe mu rusengero, akajya abacira amarenga, akomeza kuba ikiragi. Iminsi y'imirimo ye ishize asubira iwe. Bukeye umugore we Elizabeti asama inda, abihisha amezi 5. Aravuga ati, uku niko umwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo, ikanteturura mu bantu. Gaburiyeli abwira Mariya yuko azabyara Yesu. Mu kwezi kwa 6 marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti, ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yozefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yari ari, aramubwira ati, ni amahoro uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Ariko wahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutsi icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'Isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite, ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'Isumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwaga ingumba, none uku ni ukwezi kwe kwa 6, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Mariya aramubwira ati, dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere uko uvuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Mariya ajya gusura Elizabeti ashima Imana. Muri iyo minsi Mariya arahaguruka, agenda yihuta, ajya mu gihugu cy'Urukiga, mu mudugudu w'i Yudaya, yinjira mu nzu ya Zakariya, aramukanya na Elizabeti. Maze Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana asimbagurika mu nda ye. Elizabeti yuzuzwa umwuka wera, avuga ijwi rirenga ati, mu bagore urahirwa, n'imbuto yo mu nda yawe irahirwa. Mbese ibi nabikesha iki, ko nyina w'umwana wanjye angendereye? Ijwi ry'indamutso yawe ryinjiye mu matwi yanjye, umwana asimbaguritswa mu nda yanjye no kwishima. Kandi hahirwa uwizeye, kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Mariya aravuga ati, umutima wanjye uhimbaza umwami Imana, n'ubugingo bwanjye bwishimiye Imana umukiza wanjye, kuko yabonye ubukene bw'umuja wayo, kandi uhereye none ab'ibihe byose bazanyituhiriwe. Kuko ushobora byose ankoreye ibikomeye, n'izina rye ni iryera. Imbabazi ze ziri kuba mwubaha uko ibihe bihaye ibindi. Yerekanishije imbaraga ukuboko kwe, atatanije abibone mu byo batekereza mu mitima yabo.
anyaza abakomeye intebe zabo, ashyize hejuru aboroheje. Abashonje yabahagije ibyiza, naho abakire yabasezereye amaramasa. Atabaye Isirayeli umugaragu we, kuko yibutse imbabazi ze yasezeranije ba sogokuruza ko azazigirira Aburahamu n'urubyaro rwe iteka ryose. Nuko Mariya amara amezi nk'atatu kwa Elizabeti, abona gutaha. Kuvuka kwa Yohana Umubatiza. Nuko iminsi yo kubyara kwa Elizabeti irasohora, abyara umuhungu. Abaturanyi be na bene wabo bumva yuko Umwami Imana yamugiriye imbabazi nyinshi, bishimana nawe. Nuko ku munsi wa 8 bajya gukeba umwana, bashaka kumwita izina rya se Zakariya. Nyina arabasubiza ati, oya, ahubwo yitwe Yohana. Baramubwira bati, ko ari ntawo mu muryango wanyu witwa iryo zina. Bacira se amarenga kugira ngo bamubaze uko ashaka kumwita. Atumira icyo kwandikiraho, arandika ati, izina rye ni Yohana. Bose baratangara. Muri ako kanya akanwa ke karazibuka, n'ururimi rwe ruragobodoka, aravuga, ashima Imana. Abaturanyi bose baterwa ubwoba. Ibyo byose byamamara mu misozi y'Iyudaya yose. Ababyumvise bose babishyira mu mitima yabo bati, mbese uyu mwana azaba iki? Nuko ukuboko k'Umwami Imana gukomeza kubana nawe. Indirimbo ya Zakariya. Se Zakariya yuzuzwa Umwuka Wera, arahanura ati, Umwami ahimbazwe, Imana y'Abisirayeli, kuko igendereye abantu bayo ikabacungura. Kandi duhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu y'umugaragu wayo Dawidi, nk'uko yavugiye mu kanwa k'abera bayo bahanura guhereye kera kose, kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwangaga bose, kugirira abasogokuruza imbabazi no kwibuka isezerano ryayo ryera, indahiro yarahiye sogokuruza Aburahamu, ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinya, turabera dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose. Kandi nawe mwana, uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze, no kumenyesha abantu b'iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu, niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru, ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 2. Kuvuka kwa Yesu. Nuko muri iyo minsi itegeko riva kwa Kayizari Augusto ngo abo mu bihugu bye bose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho Kurenoriyo ategeka Isiriya. Bose bajya kwiyandikisha, umuntu wese ajya mu mudugudu w'iwabo. Yosefu nawe ava i Galilaya mu mudugudu w'i Nazareti, ajya i Yudaya mu mudugudu wa Dawidi witwa i Betelehemu, kuko yari uwo mu nzu ya Dawidi no mu muryango we, ajya kwiyandikishanya na Mariya uwo yasabye wari utwite. Bakiri iyo, igihe cye cyo kubyara kirasohora, abyara umuhungu w'imfura, amworosa imyenda y'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka, kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Marayika abwira abungeri ko Yesu avutse. Muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku gikumba, bahindana kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'Umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana, bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose, kuko uyu munsi umukiza bavukiye mu murwa wa Dawidi, uzaba Kristo umwami. Iki nicyo kiri bubabera ikimenyetso. Nuko muri busanga umwana w'uruhinja yoroshwe imyenda y'impinja, aryamishijwe mu muvure w'inka. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo, zisingiza Imana ziti, mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Abamarayika bamaze gusubira mu ijuru, abungeri baravuga bati, nimuze tujye i Betelehemu turebe ibyabayeyo, iby'Umwami Imana itumenyesheje. Bagenda bihuta, basanga Mariya na Yosefu n'umwana w'uruhinja aryamishijwe mu muvure w'inka. Babibonye babatekerereza iby'uwo mwana nk'uko babibwiwe. Ababumvise bose batangazwa n'ibyo abungeri bababwiye. Ariko Mariya abika ayo magambo yose mu mutima we, akajya yatekereza. Maze abungeri basubirayo bahimbaza, bashima Imana ku byo bumvise byose no ku byo babonye nk'uko babibwiwe. Bakeba Yesu bamumurikira Imana. Nuko iminsi 8 ishize, arakebwa, bamwita Yesu, rya zina ryari ryaravuzwe na marayika, nyina atarasama inda ye. Iminsi yo kwezwa kwabo ishize, bakurikije amategeko ya Mose, bamujyana i Yerusalemu ngo bamumurikire Umwami Imana, nk'uko byanditswe mu mategeko y'umwami ngo, umuhungu wese w'uburiza azitwa uwera ku Uwiteka. Batamba n'igitambo nk'uko byavuzwe mu mategeko y'umwami ngo, intungure 2 cyangwa ibyana by'inuma 2. Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simeyoni. Uwo yari umukiranutsi witonda, kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli,
umwuka wera yari muri we. Yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo w'umwami Imana. Ajyanwa n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Simeyoni aramuterura ashima Imana ati, Mwami, noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako witeguye mu maso y'abantu bose, kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli. Se na nyina batangazwa n'ayo magambo avuzwe kuri we. Simeyoni abaha impundu, abwira nyina Mariya ati, dore uyu ashyiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bagwe, benshi babyuke, abe n'ikimenyetso kigirwa impaka, ngo ibyo abantu benshi batekereza mu mitima bizahishurwe, kandi nawe inkota izagucumita mu mutima. Hariho n'umuhanuzikazi witwaga Ana mwene Fanuweli wo mu muryango wa Asheri, yari umukecuru wa kera. Amaze gushyingirwa yamaranye n'umugabo we imyaka 7, noneho amara imyaka 84 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero aramya Imana yiyiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Muri uwo mwanya nawe araza ashima Imana, avuga ibya Yesu abibwira bose bari bategereje gucungurwa kw'i Yerusalemu. Ababyeyi ba Yesu barangije ibyategetswe n'amategeko y'umwami Imana byose, basubira i Galilaya mu mudugudu wabo i Nazareti. Nuko uwo mwana arakura, agwiza imbaraga, yuzuzwa ubwenge, kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Yesu yisigarira i Yerusalemu. Uko umwaka utashye, ababyeyi be bajyaga i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika. Nuko amaze imyaka 12 avutse, barazamuka nk'uko umugenzo w'iyo minsi mikuru wari uri. Bamaze iyo minsi basubirayo, uwo mwana Yesu asigara i Yerusalemu, ababyeyi be batabizi. Icyakora bibwiraga ko ari mu itara ry'abantu bajyanye nabo, nuko bagenda urugendo rw'umunsi umwe, maze bamushakira muri bene wabo no mu nshuti zabo, bamubuze basubira i Yerusalemu bamushaka. Hashize iminsi 3 bamubona mu rusengero yicaye hagati y'abigisha, abateze amatwi kandi ababaza. Abamwumvise bose batangazwa n'ubwenge bwe n'ibyo abasubiza. Bamubonye baratangara. Nyina aramubaza ati, wa mwana wanjye, niki cyatumye utugenza utya? Dore jye na so twagushatse dufite umutima uhagaze. Arabasubiza ati, mwanshakiraga iki? Ntimuzi yuko binkwiriye kuba mu rugo rwa data? Ntimurasobanukirwa n'iryo jambo? Ntibasobanukirwa n'iryo jambo babwiye. Amanukana nabo ajya i Nazareti, agahora bumvira. Ibyo byose nyina abibika mu mutima we. Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 3. Yohana umubatiza atangira kwigisha no kubatiza. Nuko mu mwaka wa 15 wo ku ngoma ya Kayizari Tiberiyo, ubwo Pontiyo Pilato yari umutegeka w'i Yudaya, na Herode ari umwami w'i Galilaya, na Filipo mwene se ari umwami wa Ituraya n'uw'igihugu cy'Itirakoniti, na Rusaniya ari umwami wa Abirene, Ana na Kayafa ari abatambyi bakuru, nibwo ijambo ry'Imana ryageze kuri Yohana mwene Zakariya ari mu butayu. Ajya mu gihugu cyose giteganye na Yorodani, abwiriza abantu iby'umubatizo wo kwihana ngo bababarirwe ibyaha, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'amagambo y'umuhanuzi Yesaya ngo, ijwi ry'urangururira mu butayu ati, nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Igikombe cyose kizuzuzwa, n'umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ibigoramye bizagororoka, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa. Abantu bose bazabona agakiza k'Imana. Yohana ahugura abashaka kwihana. Nuko abwira iteraniro ry'abantu benshi bari baje kubatizwa nawe ati, mwabana b'inshiramwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Ngaho nimwera imbuto zikwiriye abihannye, kandi ntimutangire kwibwira muti, ko dufite Aburahamu akaba ari we sogokuruza. Ndababwira yuko ndetse Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. N'ubu intorezo igezwe ku bishyitsi by'ibiti, igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Abantu baramubaza bati, none se tugire dute? Arabasubiza ati, ufite imyenda 2, umwe awuhuta ufite, n'ufite ibyo kurya nagira atyo nawe. N'abakoresha b'ikoro nabo baje ngo babatizwe baramubaza bati, mwigisha, tugire dute? Arabasubiza ati, ntimukaka abantu ibiruta ibyo mwategetswe. N'abasirikare nabo baramubaza bati, natwe tugire dute? Arabasubiza ati, ntimukagire umuntu muhongesha cyangwa ngo mumurege ibinyoma, kandi ibihembo byanyu bibanyure. Yohana abwira abantu ibya Yesu. Nuko abo bantu bagira amatsiko, bose bibwira yuko ahari none Yohana yaba ari we Kristo. Nuko Yohana basubiza bose ati, ni koko jyeweho ndabatirisha amazi, ariko hazaza undusha ubushobozi, ndetse ntibinkwiriye ko napfundura udushumi tw'inkweto ze. Uwo ni uzababatirisha umwuka wera n'umuriro. Intara ye iri mu kuboko kwe, kandi azeza imbuga ye cyane. Amasaka yahunike mu kigega cye,
naho umurama azawucanisha umuriro utazima. Akomeza kubwiriza abantu ubutumwa bwiza kandi abahuguza byinshi. Ariko muri icyo gihe umwami Herode acyashywe na Yohana ku bwa Herodiya mukamwene se no kubw'ibindi bibi yari yakoze, kuri ibyo byose yongeraho iki? Afata Yohana amushyira mu nzu y'imbohe. Yesu abatizwa. Nuko abantu bose babatijwe, na Yesu amaze kubatizwa agisenga, ijuru rirakinguka, umwuka wera aramumanukira afite ishusho y'umubiri usa n'inuma. Ijwi rivugira mu ijuru riti, ni wowe mwana wanjye nkunda, nkakwishimira. Amazina ya ba sekuruza wa Yesu. Ubwo Yesu yatangiraga kwigisha yari amaze imyaka nka 30 avutse, abantu bibwiraga ko ari we mwene Yosefu, mwene Heri, mwene Matati, mwene Lewi, mwene Meruki, mwene Yanayi, mwene Yosefu, mwene Matitiya, mwene Amosi, mwene Nahumu, mwene Esiri, mwene Nagayi, mwene Mati, mwene Matatiya, mwene Semeyini, mwene Yoseki, mwene Yoda, mwene Yohanani, mwene Resa, mwene Zerubabeli, mwene Sheyalutiyeli, mwene Neri, mwene Meruki, mwene Adi, mwene Kosamu, mwene Elumadamu, mwene Eri, mwene Yesu, mwene Eliyezeri, mwene Yorimu, mwene Matati, mwene Lewi, mwene Simeyoni, mwene Yuda, mwene Yosefu, mwene Yonamu, mwene Eliyakimu, mwene Mereya, mwene Mena, mwene Matata, mwene Natani, mwene Dawidi, mwene Yesayi, mwene Obedi, mwene Bowazi, mwene Salumoni, mwene Nahashoni, mwene Aminadabu, mwene Aruni, mwene Hesironi, mwene Peresi, mwene Yuda, mwene Yakobo, mwene Isaka, mwene Aburahamu, mwene Tera, mwene Nahori, mwene Serugi, mwene Rewu, mwene Pelegi, mwene Heberi, mwene Shera, mwene Kenani, mwene Aropakisadi, mwene Shemu, mwene Nowa, mwene Lameki, mwene Metusera, mwene Henoki, mwene Yeredi, mwene Maharareli, mwene Kenani, mwene Enoshi, mwene Seti, mwene Adamu w'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 4. Yesu ageragezwa na Satani. Yesu yuzuzwa umwuka wera, ava kuri Yorodani ajyanwa n'umwuka mu butayu, amarayo iminsi 40 ageragezwa n'umwanzi. Muri iyo minsi ntiyagira icyo arya, nuko ishize arasonza. Umwanzi aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwirira ibuye rihinduka umutsima. Yesu aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Umwanzi aramuzana amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato, aramubwira ati, ndaguha ubu butware bwose n'ikuzo ryabwo, kuko ari jye wabugabanye, kandi mbugabira uwo nshaka wese. Nuko numfukamira ukandamya, buriya bwose buraba ubwawe. Yesu aramusubiza ati, handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, abe ariyo ukorera yonyine. Amujyana i Yerusalemu, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakurinde, kandi ngo bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, haravuzwe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose, aramureka, amutega ikindi gihe. Yesu asubira i Galilaya afite imbaraga z'umwuka, inkuru ye yamamara mu bihugu byose bihereranye naho. Yigishiriza mu masinagogi yabo, bose baramuhimbaza. Ab'i Nazareti bashaka kwica Yesu. Ajya i Nazareti iyo yarerewe, ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura, abona igice cyanditswemo ngo, umwuka w'Uwiteka ari muri jye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Amaze kubumba igitabo, agisubiza umurinzi w'inzu, aricara. Abantu bose bari mu isinagogi baramutumbira. Nuko atangira kubabwira ati, uyu munsi ibyo byanditswe bisohoye mu matwi yanyu. Bose baramushima, batangazwa n'amagambo meza avuye mu kanwa ke, bati, mbese aho uyu si we mwene Yosefu? Arababwira ati, ntimuzabura kunshiraho uyu mugani muti, muvuzi wivure. Ibyo twumvise byose ko wakoze i Kaperinawumu, bikore nino mu mudugudu wanyu. Arababwira ati, ndababwira ukuri yuko ari nta muhanuzi wemerwa iwabo. Ariko ndababwira ukuri yuko hariho abapfakazi benshi mu Bisirayeli mu gihe cya Eliya, ubwo ijuru ryakingwaga imyaka 3 n'amezi 6, inzara nyinshi igatera mu gihugu cyose.
nyamara Eliya ntiyatumwa kuri umwe muri bo, ahubwo atumwa ku mugore w'umupfakazi w'i Sarefati mu gihugu cy'i Sidoni. Kandi hariho ababembe benshi mu Bisirayeli mu gihe cy'umuhanuzi Elisa, nyamara ntihakizwa n'umwe muri bo keretse Namani w'Umusiriya. Abo mu isinagogi bose babyumvise batyo bagira umujinya mwinshi, barahaguruka bamwirukana mu mudugudu, bamugeza ku mpanga y'umusozi batuyeho bashaka kuyimutembagazamo, ariko abacamo aragenda. Yesu akiza umuntu utewe na dayimoni. Aramanuka ajya i Kaperinawumu, umudugudu w'i Galilaya, abigisha ku isabato. Batangazwa no kwigisha kwe, kuko ijambo rye ryari rifite ubushobozi. Nuko mu isinagogi harimo umuntu utewe na dayimoni, atakambira Yesu ati, ayiwe, duhuriye he Yesu w'i Nazareti? Uje kuturimbura? Ndakuzura uwera w'Imana. Yesu aramucyaha ati, hora muvemo. Dayimoni amutura hasi hagati yabo, amuvamo atagize icyo amutwara. Bose barumirwa, barabazanya bati, mbega rino jambo ni jambo ki? Arategekesha abadayimoni ubutware n'ububasha bakavamo. Inkuru ye yamamara hose mu gihugu gihereranye naho. Yesu akiza nyirabukwe wa Simoni n'abandi benshi. Arahaguruka asohoka mu isinagogi yinjira mu nzu ya Simoni. Nyirabukwe wa Simoni yari arwaye ubuganga bwinshi, nuko baramumwingingira. Amuhagarara iruhande acyaha ubuganga bumuvamo. Muri ako kanya arahaguruka arabagaburira. Nuko izuba rigiye kurenga, abafite abarwayi bose barwaye indwara zitari zimwe barabamuzanira, abarambikaho ibiganza umwe umwe arabakiza. Kandi n'abadayimoni bava muri benshi bataka bati, uri umwana w'Imana. Arabacyaha ababuza kuvuga, kuko bari bazi yuko ari Kristo. Bukeye ajya mu butayu, abantu benshi baramushaka, bagera aho ari bashaka kumubuza ngo atava muri bo. Ariko arababwira ati, nkwiriye kwigisha ubutumwa bwiza bw'Imana no mu yindi midugudu, kuko ari byo natumiwe. Nuko yigishiriza mu masinagogi y'i Galilaya.